Haleluya, haleluya, igitondo cyiza cy'umugisha, inshuti za Panuel TV, inshuti za ijambo ry'Imana, amazina na Adeline ntahinduka. Nari mbakumbuye, nari maze iminsi ndafite uburyo bwo kubagezaho ijambo ry'Imana. Nkuko mubimenyereye hano kuri cano hatambuka ijambo ry'Imana, tuvugiraho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko nari maze iminsi nameze neza, bityo bituma tutabasha kusohora ijambo ry'Imana. Ariko ubu nongeye nagarutse, ndashimira Imana ko ari Imana ibanye natwe, ko ari Imana itugiriye neza, ko ari Imana itwitayeho, ni Imana yumvishe gusenga kwacu, ni Imana yumvishe ubusabe bwacu. Reka dutangire dusenga Imana, hanyuma tuyinjire mu ijambo ry'Imana. Ariko rwose ntibagirwe kuntera inkunga, ntibagirwe gukora subscribe na comment bikenewe, ndetse na share nimba wafashijwe, uherereze n'abandi kugira ngo babashe kumva ubutumwa bwiza. Yesu aduhana umugisha. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, Imana mu gihugu cyo mu ijuru, Imana ihagije mu bana bwayo, Imana yera, Imana y'imbaraga, Imana y'imbabazi. Izina rya Yesu, aya masaha meza twongeye kunezezwa n'ijambo rya mu mitima yacu, twongeye kunezezwa kuri Imana itwitayeho, twongeye kunezezwa kuri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Mesiya, igitondo cy'uyu munsi ngahorera ubwami bwawe nibuze, neza yawe niganze, urukundo rwawe niruganze, kuko uri Imana ishoboye byose. Ntabari twaye amasaha, ntabari twabwa izina ryawe ryamamare burundu, kuko uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ubwami bwawe bukomeze buze rero hagati muri twebwe. Urakoze Yesu, urakoze mujyanama mu buzima, urakoze kuko utwita uko bwije nuko bukeye. Uyu mwanya twinjiyemo rero, duhesha imbaraga zose z'umubiri, duhesha imbaraga z'umwanzi, ibitavuga Imana reka byibagirane, ingabo z'umwijima zitsindwe mu izina rya Yesu. Habeho ubushake bwawe, nta bushake bw'umwana w'umuntu. Icyo wateguye kugira ngo dusangire muri iki gitondo, Mana nyemera umutima wose uri bwakira ijambo ry'Imana, ahindurirwa ibihe, ahindurirwa amateka, akurwe ku rwego rumwe mu rundi, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze, ndagushimiye rero kuko uri Imana ibyumvishe. Amen. Imana bamugisha. Igitondo cy'uyu munsi rero ndumva nshaka kuvugana n'abantu bamaze iminsi bicaye ahantu runaka, ahantu uri ukumva Imana yaragusize, ukumva Imana yaragutaye, ukumva Imana itakikwibuka, ukumva Imana itakwitayeho. Reka nkubwire ngo nubwo ibaye icecetse, Imana irahari. Nubwo ubona idahari, ariko buri gihe ibihari. Imana ishimwe cyane. Nubwo ubona Satani ari kukwiyebeshwa bwije nuko bukeye, ariko reka nkubwire ngo Imana yawe irahari, iri mu ruhande rwawe. Niyitamurura amahanga azabimenya, niyitamurura abagutaye bazakugarukira, niyitamurura inshuti zizaza, niyitamurura abavandimwe bazaza. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo ntagire umuntu wari wese wongera kwitwaza mu kigeragezo uhagazemo, ntagire umuntu wongera kwitwaza ahantu uri uyu munsi wa none ngo abantu baragusize, ngo abantu ntibakikuvugisha, abantu ntibakiguhamagara. Reka nkubwire ngo icyo ni igihe wicayemo, ariko uko bizagenda kose Imana irabizi, kandi nimba ibizi nimanuka gutabara, babandi nabo bazizana, utabigizemo uruhare, utabahamagaye bo bazaguhamagara, utabashatse bo bazagushaka. Imana ishimwe cyane, kubera ko Imana yacu niyo kwiringirwa, Imana yacu niyo kwizerwa, Imana yacu ntivuguruza, Imana yacu ntihinduka, Imana yacu ntisaza. Haleluya. Reka mvugane nawe igitondo cy'uyu munsi ngo wongere uzamure umutima wo kwizera, wongere wiyumve mu imbaraga. Imana yacu irashoboye, Imana yacu irera, Imana yacu irakiranirwa. Ntabwo yagutererana, ntabwo yagutetereza, ntabwo yaguteza rubanda. Haleluya. Ese urabizi ko Imana itandukanye n'abantu? Ese urabizi neza ko Imana uko byagenda kose itakora nk'uko abantu bakora? Barakurenganya ibibona ikabyihorera, barakuvuga amagambo mabi irabibona, irabaye ibyihoreye. Umaze igihe kinini urwaye, iri kubibona, ibaye ibyihoreye. Ariko topele vode star segrere. Reka nkubwire ngo Imana nimanuka, reka nkubwire ngo Imana nigaruka, ikagaruka ku buzima bwawe, ikagaruka mu ruhande rwawe, ntabwo uri buze kumenya
kubaza ngo bigenze gute, kubera ko babandi baraza kwizana. Ntabwo uri buze kubaza ngo bigenze gute, kubera ko Imana izaba imanutse gukora icyo yagambiriye gukora ku buzima bwawe. Imana izaba imanutse gusoza isezerano yagiranye nawe. Reka nkubwire inshuti yanjye, iyongere mu imbaraga. Aleluya. Iyongere mu imbaraga, ntiwihemukire ngo wigirire nabi. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uyu munsi numva rindi ku mutima ni igitabo cy'umuhanuzi w'Imana Yobu. Kozi Imana Yobu ni ibice byaho 23. Reka dusome umurongo waho wa 10. Haravuze ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Imana ishimwe cyane. Izi nzira uri kunyuramo, izi nzira uhagazemo uyu munsi, izi nzira urimo, izi ndebe wicayeho uyu munsi, izi gitanda uryamyeho uyu munsi, izi amarira uri kurira uyu munsi, izi bitutsi uri gutuka uyu munsi, nimara kukugerageza uzavamo umeze nk'izahabu. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo bita Yobu ni umugabo wagerageje gukiranuka kose, ntacyo atakoze mu kubana kwiwe n'Imana. Ariko igitondo kimwe Satani aramuririra, aramanuka waza kuzerera mu isi, ahura n'Imana. Imana yamaze ngo Satani urava urajya he? Ngo aranje avuga ngo mvuye kuzerera mu isi. Imana yamaze ngo mbese wabonye umukiranutsi wanjye Yobu? Hibaze ko Imana yahamirizaga Yobu mu bukiranutsi bwiwe. Icyaba kibabaje, cyaba giteye agahinda, ni ko uyu munsi waba warameze imvi z'urutaro cyangwa waramaze kwivanga n'abanyamahanga. Ariko nimba Imana iri kuguhamiriza, turiza aho ngaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi, rirambwira ngo siko bizaba kubategereza umwami. Aravuga ngo kandi abazakorwa n'isoni ni abantu bava mu masezerano ari nta mpamvu. Aleluya. Gutegereza umwami bifite umumaro. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Satani abwira Imana ngo urabona ngo nyine ngo ibintu wamuhaye ngo ni umukire kame, ngo urumva ngo ntabwo yabara kutagukiranukira ngo kubera ko ibintu byose arabifite. Ese wemera ko n'ibyo wirirwa usengera usaba ibyo nabyo Satani abikugeragerezaho? Wemera ko Satani abigusabirizamo? Imana iturengere cyane. Hanyuma uyu mugabo bita Yobu yaje kwisanga, ubuhamya twese turabuzi ko abantu benshi bamuvugaho. Yaje kwisanga abana bamushizeho, amatungo amushizeho, ibyo yaruha imyaka yose bimushizeho. Hanyuma ntibizagenda ngo bimusige, hanyuma asigara nawe arwaye ibishyute, agera ku rwego rwo kwishimisha urujyo, agera ku rwego rwo kuba mu ivu, agera mu rwego rw'ukwishuta abavandimwe, umudamu bose bamushiraho. Hari amagambo umugore yegeza amubwira ngo wakwihakanye iyo Mana yawe hanyuma ikakureka ukipfira. Inshuti ziricara ati ibi ni ibyaha byawe Yobu, waratubeshyaga utubwira ko uri umukristo, utubwira ko ukijijwe, utubwira ko usenga, utubwira ko ukuririmba, utubwira ko ubwiriza ubutumwa, kandi ntabwo wari ukijijwe. Ibyo bihe bijya bibaho ko na bene so mwiriranwa mukorana umurimo w'Imana bakwihakana, bakabona nta Mana ikurimo, kandi Imana ikurimo ndetse ari ngari cyane. Ariko kubera ko wicaye muri icyo kigeragezo, kubera ko wamaze kwinjira muri iyo nzira, bakabona ko nta kintu kivuze, bakabona ko nta kintu kimaze, bakabona ko nta Mana wigeze kumenya muri wowe. Ariko nubwo bimeze gutyo,
Aleluya. Nkunda amagambo cyane Yobu yagiye avuga. Rimwe baramwicariye baramusomera baramubwira arangije avuga ati ariko nubwo bimeze gutyo gukiranuka kwanjye njyewe ndagukomeje, ntabwo nzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Nubwo ibintu bishizeho, nubwo umubiri wanjye uri kubabazwa, ariko nubwo bimeze gutyo sinajya mu bapfumu. Ndazi imbaraga z'Imana yanjye. Nubwo uyu munsi ngaragara nk'utayifite, nubwo uyu munsi ngaragara ko nta Mana iri muri njyewe, nubwo uyu munsi bigaragara nk'aho icecetse cyangwa se isinziriye, ariko ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Uwo nemeye naramwemeye, uwo nakurikiye naramukurikiye. Imana ishimwe. Ndashaka kuvugana n'abantu nubwo uyu munsi turi mu bihe bitoroshye, nubwo uyu munsi ubona ko ikibaya cyabaye umutuku, nubwo uyu munsi uri kubona ko bitameze neza. Uyu munsi umukristo ari ahantu umwanzi ari kuvuga ngo awa, ariko nubwo bimeze gutyo komeza wihangane. Yesu araje kandi ari bugufi kugira ngo aze kumaraho imiruho n'imihate, kugira ngo aze gutabara be, kugira ngo aze guhoza abantu bamutegereje. Imana ishimwe cyane. Wowe komeza utitiriza Imana, ntuve mu nzira nziza, hanyuma ureke Imana iramanuka kwikorera. Imana ishimwe. Aleluya. Nari nibere mu ijambo rivuga ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzatambuka neza, nzavamo neza meze nk'izahabu. Reka nkubwire ngo nta kintu kirusha izahabu agaciro, ariko ugeze aho bayicukura nshuti yanjye ubona utanahakandagira. Rimwe abateye ubwoba, kabiri ni mu itaka, kandi niyo bamaze kuyivanamo, reka nkubwire ko bajya kuyishongesha ikanyura mu muriro, ikaba umushongi, ikaba amazi. Ntibirangiriraho. Niyo bajya kwitunganya bayikuramo ibyo bayikuramo, hari igihe baguhondwa. Mbese izahabu ijya kuba izahabu nshuti yanjye iciye mu nzira zitoroshye. Ariko reka nkubwire ngo nta kintu na kimwe kirusha agaciro izahabu. Nubwo bimeze gutyo, izahabu iracyari kuri top, izahabu iracyafite agaciro, izahabu iracyari zahabu. Imana ishimwe cyane. Kandi ikintu nkundira zahabu, niyo ari mu gicuku, niyo ari hatabona n'amatara, burya ugaciyeho urakabona kabaka. Imana ishimwe. Icyambu kihanganira aho hantu, kuko numara gusohoka muri iyo nzira uzavamo uri umuntu w'agaciro, uzasohokamo uri umuntu wo kwifuzwa, uzasohokamo uri umuntu udasanzwe. Imana ishimwe cyane. Nuva aho ngaho, Imana ishimwe cyane. Aleluya. Aleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Izi nzira uri kunyuramo, ushobora kuba uri mu nzira itakoroheye, uri gutotezwa, uri kuvugwa n'inshuti n'abavandimwe, uri kurwanywa n'umuntu utakakurwanyije, bene so bagushizeho, uburwayi bumaranye imyaka myinshi. Ariko reka nkubwire ngo izi nzira uri kunyuramo, Imana izi nzira uri gucamo, Imana izi nzira uhagazemo uyu munsi, Imana izi amarira uri kurira, Imana izi amasengesho uri kurira, numara gusohoka muri iyo nzira uraza kwemerwa, uraza kugira igikundiro, uraza kumvwa, uraza gutegwa amatwi. Imana ishimwe. Izi nzira uri kunyuramo nawe uraje uvuga byemere, iraje ikwicaze ku ntebe y'icyubahiro, uraje uhamagarwe mu nama z'ubukwe, uraje uhamagarwe mu bajyanama, uraje uhamagarwe, agaciro kawe karaza kuboneka, uraza kwakira ubuzima bwawe Satani yari yakunyaze.
Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Icyo nkwingingira kandi ngusaba ni ukudacogora, ni ukudasubira inyuma, ni ukutemera amajwi yose ya Satani. Haleluya, haleluya. N'ukugeragezwa, reka nkubwire ngo ibigeragezo ni agasabune keza k'umukiranutsi w'Imana, kuko burya nabwo nubona uri utageragezwa uzajya umenya ko hari ikibazo gikomeye. Ibigeragezo bitwegereza Imana, ibigeragezo bituma dusenga nk'uko bikwiriye, ibigeragezo bidukwepesha ibyaha. Burya bimwe na bimwe hari ibyaha utakwinjiramo uhagaze mu kigeragezo, kandi uko niko kuri. Imana ishimwe cyane. Ntiwinubire rero ibigeragezo Imana ikuzanira, kubera ko hari urundi rwego ishaka kuvaho, hari n'urwego ishaka kugeraho, kandi aho ushaka kukugeza niho heza kurenza aho uturutse. Imana ishimwe cyane. Imana rero ikwinjiza aho ugomba kuyikorera neza, Imana ikwinjiza aho ugomba kuyivugira neza, Imana ikwinjize mu gihugu cy'amashimwe, Imana ikwinjize aho ugomba kuzamura izina ryayo ukayihesha icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Imana igusore muri ubwo burwayi, Imana igusore muri ubwo bukene, Imana igusore muri ubwo buretwa, Imana igusore aho umaze igihe, mu izina rya Yesu Kristo. Icyo agasuzuguro k'abagome, icyo agasuzuguro k'abarozi, icyo agasuzuguro k'abagenza, icyo agasuzuguro k'abaguhiga ku manywa na nijoro. Imana ishimwe. Narimvuze ngo Imana itanga ingabo nyinshi ku buzima bwawe. Narimvuze ngo Imana ikwerereza imbaraga zidasanzwe kugira ngo ubashe gukomera. Imana ikwerereza imbaraga zidasanzwe kugira ngo ntuwinube. Data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru akoherereza imbaraga zo gukomerera aho hantu, hanyuma numara gusohokamo uraba izahabu, uraba uwo kwifuzwa, uraba umuntu udasanzwe ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Uraba ucungura umuryango wawe, kubera ko iyakwemeye ikaguhamagara. Irakuzi kandi irakuzirikana. Iyi Mana ikwitayeho, irakuzi kwa kundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe ubitse umutwe mu biganza, urira kandi rwose ushavuye. Haleluya. Imana yumva amasengesho usenga. Imana yumva amasengesho usenga mu bicuku bya nijoro, ku mubyuko ukicara ugasenga, ku mubyuko ugapfuka mugahamagara Imana. Reka nkubwire ngo Imana itandukanye n'abantu, itandukanye na bamwe wahamagaye bakagukwepa, itandukanye na bamwe uhamagara ugasanga nimero ni kompoze, itandukanye na bamwe bagusezeranya barangiza ntibasoze icyo bavuganye nawe. Imana yacu, iyi sinzira uri kunyuramo iraza gutanga ikimenyetso cy'ibyiza. Izi nzira uri kunyuramo, izi akababaro ufite uyu munsi, izi ntimba n'umubabaro ufite uyu munsi, reka nkubwire ngo iyi Mana niyo kwirirwa, niyo kwizerwa. Nimanuka gusubiza izatabara itabaye, nimanuka kukurengera izakurengera ikurengeye. Imana Data wa twese iduhana umugisha. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana. Ariko wari kunyumva, wongera ugire Imana icyizere, wongera uyigarukire, wongera uyikomezeho. Ni ibuye rizima ryazwe n'abubatsi, ariko ngo ryakomeje imfuruka. nta wundi ni Kristo. Mana nziza, Mana yo kwiringirwa, Mana yo kwizerwa, Imana yacu bwite, inshuti yacu ya bugufi. Uri Data wa twese mwiza, ngushimiye ububasha bwawe, ngushimiye imbabazi zawe, ngushimiye urukundo rwawe rutarondoreka, mu izina rya Yesu. Ngaho aya masaha ndakwinginze mutanga bugingo, kugira ngo ukomeze imitima yumvishira ijambo, ukore iby'ubutwari ku buzima bwabo, mu izina rya Yesu. Urizemo imigambi yose y'umubi, urizemo imigambi yose y'umwanzi, ubahagurutse ahantu bamaze igihe, ubahagurutse ahantu batinze, ubwami bwawe ukomeze buganze, kuko uri inshuti ya bugufi, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera senze nizeye kuri ubane nabo kandi ukabagirira neza. Amen. Shalom, shalom.
Imana ibaha umugisha, data wa twese abishimire, Imana ibakomereze mu buntu bwayo. Amen.